Yego. Twaramanutse icyo gihe tubatizwa hari kuwa gatandatu. Nzasohoza uwo mubyeyi ku cyumweru. Ngo nashatse abarajya kuntekera bya biryo kubera nanjye nari umugeni. Ubwo abo nzanye mbona umukecuru ndi kubona none ataremera ko ndayinjiramo. Narabye ati mwihangane ntago mumuzi mwebwe ibyo arakora byose mwihangane. Umukecuru abona ari gutinda mu buriri. Ariko iwanyu muzi kubyetera kusengo ngo ko izuba rivuye uragenda ryari? None se ngo ko ndatega hari ikibazo ndagenda bukeya. Ngo ngewe iyo najyaga iwacu ngo nabyukaga ndi kuza da, ngo ariko nabwo ngo sinapfaga kurara mu gasozi ngo kereka ngo y'imigezi yabaga yuzuye. Nuko aravuga ati iyi ndwara ni macinya nta yindi ndwara urwaye niyo bituma amaraso. Mpfa kunyigira ati none se nzayikizwa n'iki? Afata ukuboko aranjyana hanze banyicaza ku mucaca gwari guhari. Ati ikintu ngiye kuguha nudakira nta handi hantu uzaba utegereje amakiriro. Ati nimumanure kiriya gitoki kiri hariya. Turongeye turabasuhuje bakunzi mwese musanzwe mudukurikirana kuri cano. Uwiteka abagire neza. Ngarutse ndi ntegereje Imana Petahiya. Hanyuma mbere yanyu murabona umuntu, ariko ku bantu bamukurikiye bwa mbere ntabwo ari mushya, gusa araza kongera atwibwire mu mazina ye. Reka ahubwo duhite tumusaba atwibwire, namara kutwibwira ndababwira ikindi turakurikizaho. Mwongeye kwirirwa? Yego. Nanjye ubundi nitwa Naramenye Pasikaziya. Ndi umubyeyi w'abana babiri, ndibana nkabasengera muri ADPR. Narabamenye Pasikaziya niko yitwa, ni nako yavuze cya gihe. Hanyuma ahantu mwaba muri muherereye kugira ngo Imana ibahe umugisha kandi mugerageze mfata akanya dukurikirane kino kiganiro twumve imbabazi n'imbaraga z'Imana uburyo igenda itwitaho buri munsi, igambiriye ko twayigira umumaro tukayikorera. Ndagira ngo tubanze dusenga Imana hanyuma tubone gukomeza tuganira. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urera bihebuje, uri igitangaza ku buzima bwacu. Ibyo wakoze byose tukuramburira amaboko, kuko nta wundi muhwanye, nta n'uwo muzahwana. Kwera kwawe no gukiranuka nibyo bituma tukugumaho, kandi turinginze ngo natwe tweze udutunganye, duhinduke abera, duhinduke abakiranutsi kubw'amaraso ya Yesu, kuko nta bitambo dufite byabasha kuduhindura nk'uko ushaka, uretse igitambo kimwe cyabonetse kigatambwa n'umutambyi mukuru ari we Kristo umwami wacu. Nyemerera ubwo tugiye kuganira ubane natwe, kandi ubushake bwawe bwuzure muri twe, maze tubashe gufasha abari hirya no hino mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, kwakire rero ubushize ku bantu badukurikiye bazi ko wari ugeze ahantu uvuga uti birongera biraza birafata biramanura. Ngezeyo usanga abakecuru babiri, nimba nibuka neza wavuze ko bari bacanye. Aho ngaho rero niho ugiye gukomereza, hanyuma uko ibibazo birajya bigenda biza turajya dufatiraho. Karibu. Nuko nyine ubwo namaze kuva iyo pfo, nuko ubwo subije umwuka gusubiyemo, ndabyuka hari saa 6, ndongera inja ku muntu wasengeraga. Nyine navuyeyo umwuka gongeye gusubira, nyine ndongeye kumenya ibiri imusozi. Ndabyuka ndongera asubira ku wasengeraga.
ngezeyo arambwira ati none kuje iyi saha, ndamubwira ati byongeye. Nubwo narambwira ati none se noneho ubonye bije bimeze bite? Ndamubwira pfuye kumva ibinkubita binjyanira ko ntabyo nabonye, uretse kumva bitsindagiye nkumva bifite uburemere busomba ubwo nari mfite batari basengera. Ubwo yari asengeye arambwira ngo ninongere subire mu rugo njye kuryama, ngo ariko ngo njye njya gusenga nibature kuwa 2 no kuwa 5. Ubwo narongeye subira mu rugo, ariko arambwira ngo ninjya numva bije ngo njye senga. Ubwo rero gusenga ntabwo nabishoboraga, uretse gusenga mvuyeyo ntayigiye nagenderaga ntago nyize. Ubwo nko kuwa 2 byarageze njya gusenga, arambwira ngo abagwayi nibajya bakigwaho ngo njye pfukama basengere. Ubwo noneho kubera ntari mbisobanukiwe, abagwayi bamara gusengera abihana nkabona nyiciye ijisho ngo nipfukame, ngapfukama bakasengera. Nagera mu rugo umukecuru akambwira ibyo bintu wihaye bizagukoraho. Ubwo noneho baba basengeye, noneho byaza bikaza byikubye, ntago namenya uburemere bwabyo uko byanganaga, ariko nkagumya nkadudira nkajya gusenga. Noneho nta nubwo nabaga gutyo ari uko ndi mu rugo gusa, no mu rusengero byasangagayo. Nko mu gihe bakoze amashengesho yo kuraramo, agihe abantu bahunikiye bose batuje, kubera nje nta bitotsi nagiraga, najyaga nkumva biraje bikisereranga, byarangiza bikongera bikagenda. Tutari twakomeza, umuntu nyine dukurikira ashobora kwibaza ngo biraje, wenda ashobora kuba ari ubwa mbere we atararebye cya kindi, akumva ngo biraje, akibaza se biraje ni ibiki? Ubundi nagwanaga na dayimoni ntareba. Nagwanaga na dayimoni utareba. Ubwo iyo niyo uri kuvuga ngo wajyaga kumva biraje, kuko numvaga bifite uburemere bwinshi, niyo mpamvu nabyise nkumva biraje. Ubwo n'ahandi hose uravuga ngo biraje. None se uwo muntu wagusengeraga, nubwo wenda hari aho wabivuze, ariko yaje ate kugira ngo umuhitemo? Byagenze bite? Kugira ngo muhitemo nari mfite mama wacu. Noneho ageze mu rugo ndamubwira ati njyewe nta bitotsi mbona, yegeze hano gucya ku munwa. Sinzi ibintu numva bije kuniga iyo njyamye. Arambyaye se mbere hose iyo ubivuga kare ntago hari haraguru hari umugabo wa nyogosenge, ntago aba yaragusengeye, si umudiyakoni ukomeye cyane hari i Gasasa. Nuko nagezeyo. Ubwo niwe watangiye kujya agusengera? Niwe wakwiciraga ijisho ngo pfukama bagire gute bagusengere? Cyangwa umugore we. Niho rero ku muntu dukurikiye nene haramenya ngo yaje ate, byafataga ni ibiki, ni dayimoni. Hanyuma rero uraza gukomereza aho wari ugeze. Nuko ubwo nagumyije nkajya gusenga, ngo twaba turi mu mashengesho bagasenga nkihana, ariko nkabona ari nta byaha byinshi ndihana kuko ntabyo narinzi. Akambwira ese ntago wikorera za nzoga za nyogokuru wawe? Ese si ujya wikorera ibicuma ujyanye na nyogokuru wawe kuraguza? Ese nta n'ibindi bintu mukoresha waba ukoraho? Nkavuga ngo mbikoraho. Ati noneho rero byihane. Nabyihana, nagera mu rugo umukecuru akanuka,
ngo nagiye kuboronjokwa n'ibyo batantumye. Ibyo bintu bizagukoraho. Ati kandi nta nubwo uba ugiye gusenga, ahubwo uba ugiye gusenga abagabo, ahubwo uzakurayo ibinyendaro. Nkamwihorera nkagumya nkadudira. Bageze aho batangaza ko abantu bagomba kwiga ku banyagice. Ndamanza ndatekereza uburyo nabayeho n'igihe ngezemo. Ndavuga ese ninjya kwiyandikisha ntamanjije kubwira uriya mukecuru, none azumva ndi kwiga ku banyagice ntabimubwiye, nzamukira ahari na cya gitoki kazakima cyangwa cya kijumba azakima. Ubwo naratashye, shangazi arambaza ati ese kutiyandikishije? Ndavuga nziyandikisha ku wa gatanu mu mashengesho. Yego. Ubwo ngeze mu rugo nzira umukecuru, bavuze twiyandikishe ku banyagice. Yego. Uwabigutumye ninde? Nari nkubwiye ngo ugende wiyandikishe, iyo umanza ukwaza ukambaza ibyo wihaye bizagukoraho. Ngira ati wenda noneho ntaremera ko ninjira mu nzu. Ubwo mu nzu nahinjiyemo, cyakora ibyo yampaga nyine nibyo yampaye, nuko nyine kubera nayo naramenyeye ndinda byihanganira. Uko ngiye gusenga natunguka ku irembo nkabona araciye, naba ndi koga ati sushyirira ikiziba ku mbuga. Najya mu nzu ati naho ntushyire ikizenga muri iyo nzu. Ubwo mpera mu gahirahiro, noneho buri kintu nakora. Ngeze aho sinzi ukuntu agatima kaje, arambwira ese ko wavuze ngo ugiye kwiga ku banyagice uriga? Umukecuru ari kukubwira. Ndavuga ati ndiga. None se baguciye amafaranga angahe? Mwebwe ntayo mutanga nko mu bangerekani? Yari umungerekani. Ndavuga ati baduciye amafaranga 800. None se uzayakurahe? Hari ukuntu nyine nahuraga n'umuntu nkabona mpaye nk'ijana, mpaye 50, hariho umusanzu wa 500. Yego. Noneho hakajyaho na 400 y'ifishi. Ayo 500 yo nayo naragiye nyatanga, nibuka narayarangije ariko ntarabatizwa. Yego. Ubwo noneho hari hasigaye 400. Ndamubwira ngo yose ntago nari nayatanga. Ngiye kubona cyakora rwose sinzi ukuntu Imana yamukoreyemo, mbona mpaye 1000 ngo ningende ngitange. Ubwo ndagenda ntanga 400, ayandi 500 nagiye nkuraho ayo ntura, ayandi nyatanga 10. Ubwo narangeze mu rugo arambwira ati ibyo bintu wihaye nakubwiye ko paka bizagukoraho uzashima ubonye. Ubu ngubu abantu ugira ngo bari gusenga kandi bari guterana amata, uzaramuka uyizanye izagukoraho, ufite aho uzayijyana. Ubwo arakomeza aranuka, ndabyihanganira. Ageze aho arambwira, nako ndamubwira ati rero rwose ndagucururiza, none ugomba kujya ituro kuko uzi ko ari wowe nyaho. Yego. Arambwira ngo ahubwo noneho nikatajya gikuba ufite aho uzajya urataha. Naragumyije ndamucururiza. Ngeze aho yuri gukura bujya ugenda wunguka n'inama. Ngatekereza ati ese umwenda wo nzawukurahe, none se 10 cyo nzagikurahe? Arambwira ati rero nkubwire, niba udashaka kujya ucururiza, yifate nka gutya nyifashe gutya, itunganye n'umunwa neza. Gakomeza. Niba udashaka kujya, oye yegeze hejuru, urabona se ngenta.
niba udashaka kujya ucururiza ngiye kugutegeka ibintu uzajya urahaha kandi untunge kandi ungurire n'imyenda kandi ugure n'ibikoresho byo mu nzu, ikintu cyose nzakenera uzakimpa. ndavuga ati ubwo rero nari maze kumenya gusenga. Bakambwira ati ujye ubwira n'ujya ubona ibyo bintu bije ujye uvuga ngo mu izina rya Yesu. Ubwo nabona nakumva bigiye kuza nkahita nishakamwe akabaraga bitarangeraho kubera namanzaga nkumva ubwabo buraje bwinshi, nkumva amano arahagaze, nkumva intoki zirahagaze, nkumva ururimi rurahagaze, ngahita mvuga rero umubiri wose gutarafatwa. Ubwo ngasenga gutyo nagira amahirwe bikaza nko mu ijoro bikaza nk'inshuro enye, ariko bifite uburemere busumba ubwa mbere. Ubwo nageze aho mu rusengero bangirira icyizere, bantora umuyobozi w'urubyiruko. Yego. Noneho nabatijwe barantoye ndi umuyobozi w'urubyiruko mba perezida. Ubwo icyo gihe twize nk'amezi 3. Noneho umugore niwe waje arambwira ese ko ugiye kubatizwa waba warashatse umubyeyi? Bagutoreye kuba perezida w'urubyiruko ntarabatizwa? utari wabatizwa? Ese nta bandi bari bahari? Bari bahari, ariko none se ko bahari bakaba bagiye gutora bakantora. Abo bandi babagize ba vice abajyanama nuko nyine. Bazizaho ndavuga sinzabishobora. Nabonaga bahora bavuga ngo abayobozi bagiye gusigara. None se ko nje mu rugo bamaye isaha 10 nzaba ntageze mu rugo ko nzajya ndurara inyuma. Ariko nyine banze ndabyihanganira. Ariko ngeze mu rugo sinavuga siwavuga ko bagutoye, sinavuga ko bantoye. Ubwo mbaho ngaho igihe cyo kubatizwa kigiye kugera, umugore araza arambwira ese kugiye kubatizwa waba waratoye umubyeyi? Ndavuga se umeze ute ko mufite? None se uri kugira ngo ninde turi kukubwira? Ndavuga ndi kugira ngo muri kumbwira mama wo mu bacuzi. Ntago ari uwo nguwo. Mama wawe mwari mutuye mu bacuzi? Ntago ari uwo nguwo. Ubundi iyo ugiye kubatizwa uragenda ukareba umuntu ukajya ujya kumuhingira, waba ufite ikintu ukamushyira n'ipfukire nawe akaza kugusura. Ubwo wajya kubatizwa akajya kukugurira imyenda, ashatse yakugurira inkweto agahera ku mutwe akageza ku birenge. Byumvishije ati hubwo nukurankoreye sinari kuzabona icyo nambara. Ubwo ndamubwira ati noneho rero ubwo ni wowe mawe noneho. Ati sawa ahubwo nzakugurira n'ikizibaho cyakimva inyuma. Icyo kizibaho wacyambaraga yabaga akomeye. Ubwo ndagenda nkajya kumuhingira, ngeze no mu rugo mubwira umukecuru, numva aramwemeye, nawe akajya aza kudusura akatuzanira ibintu, nanjye nkajya njya kumuhingira. Noneho turi kwiga ku banyagice baratubwira ngo mbese ngo abantu bashatse ababyeyi ni bande. Ariko mikrofone yegereze nka gutya gutya ntuyihunge. Arambwira ngo sinkavuge ngo ko mfite mawe wundi. Bambaje nanjye ndabahakanira mbabwira ko nawe mfite. Ubwo noneho nkajya abantu nigana nabo bakajya bavuga ngo nibabatizwa ngo bazageza ababyeyi mu rugo, ngo bateke batumire na korari. Nanjye ndavuga ati nzanamugezayo kandi ntumire na korari, atari ko iyo nzayihingutsa mfite aho nzarara. Ngeze mu rugo mbwira umukecuru ati ngiye kubatizwa. Ati none ni ukushakira ibitoki, nanjye nzishakira ibyo kwirira.
uzabikura hehe se? Sinabivuze za sengero mujyamo ufite abayaguha, ufite aho uzayakura. Ndavuga ati ariko noneho rero Imana asenga inyemerera ko nzageza umubyeyi wanjye mu rugo. Mama wacu yaragarutse arambwira, ese ko ndi guhinga muri Rusura nta tubuto waba ufite ngo njye kuguhaha akavi? Abo nzajya ndazishaka. Munsi y'urugo hamiraga za mugore wanzwe na za makara na twa makoroni. Utubuto nkajya ndaturundarunda, ariko simbabyire ko nturunda. Mu gihe nabagaraga isina naragakuraga nkagatabamo nkazazijyana ngiye kuzitera. Ibirayi naragenda bihinga birera. Abantu najyanyeyo ngo bajye kubinzanira twagiye turi 4. Ariko noneho shaka aho nzakura ibishyimbo cyangwa imboga naho ndahabura cyangwa amavuta. Numva undi muntu nawe w'umukirisitu aravuze ngo nzaguha umufuka w'imboga. Yego. Numva mawe w'abatisimu nawe arambwiye ngo nzaguha ibiro 4 by'ibishyimbo. Amavuta yo mba ndayabuze. Nuko mama wacu mawe uwo wambyaye nyine batisimu. Yego. Ndamubwira none se kuba icyo nabibonye ariko nkaba nabuze amavuta n'umunyu ntawo ndi kubona, kandi muzi ko umukecuru atabima. None ubu ndabigenza uti? Ngo byihorere, ngo we genda usabe ibitoki nta bindi. Naragenda bisaba aho babimpaye, aho bambye ngo reka bankurire isina niyana nzakoresha ubukwe, aho hose aho bagiye babimbyira n'injye uhazi. Nibwo ibitoki narabisabye mba mbonye intabo. No mu rugo bangirira impuhwe, sogokuru aravuga ati nzaguha n'ibindi. Atari ko ibyo bindi nzaguha nzabikuramo inzoga. Ndabihora ati no kuba banyemereye ngo mbitare mu ntabo yabo, iyo nzoga yabo bazayijyane maze ndora aho bazayinywera. Ubwo ibitoki byanjye barabitaze. Ibitoki byanjye birashya, ibyabo birapfuba kubera bataze intabe 2. Ubwo baba baratubyiye ngo tuzakubatirizwa ku Rundoye. Yego. Ariko wa mubyeyi nawe yarambeshye yakimva inyuma ntayo yanguriye, ahubwo yanguru udutenge uwakambaraga icyo gihe yari umukene w'inyuma wo kubabarirwa. Ndakemera kuko nako sinakagiraga. Yego. Angurira n'inkweto za mukasi. Manuka ndi kwiyereka ati Mana urakoze no kuba nambaye inkweto. Ubwo twavuye ku Rundoye. Yego. Twaramanutse. Icyo gihe tubatizwa hari ku wa 6. Nzasohoza uwo mubyeyi ku cyumweru. Ubwo nashatse abarajya kuntekera bya biryo kubera nanjye nari umugeni. Ubwo abonzanye mbona umukecuru ndi kubona none ataremera ko ndayinjiramo. Narahabye ati mwihangane, ntago mumuzi mwebwe, ibyo arakora byose mwihangane. Ariko ubwo nkimara kuba umukirisitu, ubwo hehe no kongera kuvugana naherutse ibyo namubyiye ko ngiye kubatizwa. Yego. Ubundi naravugaga akaciraho. Navuga ngo ndi kurata ishati, nasokoza ngo ndi kunegeza isunzu, nagenda uri gutigisa ibere, ngashaka ikintu namukorera, ubundi nkamwihora nkaba nkikirage. Abantu bahagera ngo yukiye kukibyira nticyumva, urakibyira gitumbitse amatama ntikigusubiza. Nanjye nkamwihorera neza, ubundi ko ndamusubiza ubundi ukaba umututse. Yingo ubundi ndi gukora iki? Cyangwa ukaba umushogoje. None ubwo abantu narabazanye, niyo korari ndayizana, sanga cyakora yemeye ibiryo babiteka mu nzu ye. Ariko aramanza arababwira ati mbere yo kumanza mwarura ibyo biryo nze mumpereze isahani yanjye manze nyibike, nawe ubundi kakajari nikamara kuza ntabyo ndaba nkibonye. Ibiryo ngo barabimuhaye. Ubwo korari yarahageze
iraririmba, baramanza bakira nyine abasangwa, bakurikizaho korari. Ubwo barabona baranturirira amafaranga. Barasengeye, umukecuru yahunze yagiye ku irembo, ngo ubwo ngo bagiye gusenga, barajya babona ibiri mu nzu, naho yumvishije ko ubwo bukwe ko hagiye kuba ubukwe kandi haraza n'abantu bazi gusenga, bya bintu abikuramo ibyo yakoreshaga, arara arabitunda ijoro, ajya kubitaba munsi y'urugo nk'iyo pfo kure. Bya bindi yakoreshaga mu guterekera, arangije byose abyimura mu nzu. Yabikuyemo ajya kubitaba nk'iyo pfo mu ntoki, kugira ngo abasenga batagira gute, batabibona. Arangije atwikiraho ibishagari, none akajya acungira hafi ko hari abantu barajya kubyihagarikaho. Ugiye nko kwihagarika cyangwa ugiye kuri wese akamubwira ati kata hariya, kugira ngo atamanuka akabikandagira. Abantu bamaze kunturira rero ayo maturo, ubwo barasengera, abantu barigendera. Iryo joro sinaraye ndyamye, yaranutse ama n'ibyo gupfunyika, ngo natumye ngo umutekano gubura, natumye ababyeyi be abakura mu nzu. Ubwo nyine twa dufaranga bampaye mbaze sanga ni 600 biri kurengaho 500. Yego. Kugira ngo ndaye kwaranyemerera ngo nzasubire gusenga, y'amafaranga naragenda yamuhati mujye muyahahisha ibyo muri kumva mushaka, nanjye ndajyana gano 500. Amafaranga arayemera, noneho mbona asa nk'usetse buhoro. Ubwo naragumyije injya gusenga, gahunda zibaye mu rusengero kugira ngo munezeze, nkabanza nkazajya gukorera amafaranga, ibyo yanegetse nzajya muhahira, ngasaba Imana ati Imana uzafashe guriya munsi nzaba ndi mu nzu yawe, uzafashe nzabe narabonye ibyo nzamusigira. None se wowe wahahiraga nyogokuru wawe afite n'umugabo? Ariko sogokuru we yarankundaga, ariko akabura aho yahera, kuko nawe wabonaga nyogokuru ari nkawe mugabo. Nawe nyine ibyo bamutuka nanjye ari byo bantuka. Nawe yarabuze aho arambikwa umutwe, niyo mpamvu yarise umuhoro we guye mugwe. Niyo mpamvu mbese nawe nta jambo yari afite, yari nk'inganzwa. Neneho nyogokuru wawe agutegeka kuzajya ujya gukorera amafaranga, warangiza ukagira gute, ukamuhahira. Ariko ambwira ibyo nzamuhahira. Burase wamuhahiraga iki? Ntago nari nabigeraho, mbwira mbisimbuke. Oya ntusimbuke. Icyo gihe ho yambwiraga ibyoroheje, ariko umusaza amaze gupfa hari ibyo yanegetse nzajya mpaha. Ubwo naragumyije nyine ndasenga. Uko ndi gusenga niko shitani nayo iri kurushaho gukura, mbese none iri kuza ifite ingufu. Yibaza ubuse Mana ko basengera nkagira ningira mu rugo ndabona n'agatotsi na gakeya, none nkaba ndi kubona noneho bikabije, ubu noneho nkora iki? Ariko bakagumyiza bakampa kwihangana, wowe cya wihangana gusa, hari igihe kimwe uzakira. Kandi uzabibona uzakira, n'abatari wowe barakize. Ubu si imyaka yose ndangije, ubu ngubu nzakira koko? Naragumyije ndasenga. Ubwo noneho habayeho korari y'urubyiruko. Igihe mbonye agahenge nk'isaha, nkumva ibintu mu mutwe biraje, nkumva ndi kuririmba. Nkaririmba Imana ikanafasha, nkabizirikana mu gitondo nkaba nkibyibuka. Yego. Indirimbo namara kuyuzuza nkayishyira korari. Namara kuyishyira korari, yamara kumva mu mutwe, maze kuyitanga, nkumva ibindi biraje, nkongera ngahimba iyindi, nkongera nkazibashyira.
ubwo noneho maze kuba uw'imbere ahari mu itorero. icyo gihe wari na perezida w'iki? W'urubyiruko. Iyo korali se yari iy'urubyiruko? Yego. Yitwaga Twigire mu ijuru. Twigire mu ijuru. Yego. Tugiye iwacu mu ijuru, twigire mu ijuru. Ubwo bitinze rero umusaza abafashwe n'ubugwayi. Ubwo noneho nkajya mbura ukuntu njya gukorera ikiraka n'ukuntu ndajya gutashya, noneho nkabura ukuntu mbigenza, kandi no mu itorero ariko bari kushaka. Umukecuru aravuga ati dore sogokuru wawe aragwaye, ngomba kujya mbona amazi hano nkabona inkwi, kandi nkabona imbehe yanjye yogeje, kandi nkabona umuharuro wanjye gukondoye hatarukiraho umwanda uwukuraho, kugira ngo njye nyine yashakaga ngo ngire impamvu nere kujya njya gusenga. Yego. Ibyo nkabyuka nka saa 10 nkabikora, n'inkwi nkanazitashya nkazimusigira, kandi sinankererwe. Ndagumya ndadudira, umusaza aba ararembye, yaryamaga agaramye, ariko yandeba nkabona afitiye impuhwe. Akajya ambwira ati rero ndagusigiriye, ibi bintu uyu mukecuru ankorera, ibi bintu nyokuru wawe ankorera, byose azabiguturaho, azagira ibyo yanturaga, agire n'ibyo agukorera, byose byikubitire hamwe. Cyakora ugumye wisengera Imana, ahari wenda Imana izagira gufasha, wihangane. Yego. Ubwo uko bukeye nkabona umusaza ari kurushaho kuremba, yafashwe, yarangije ibyumweru 2 arwaye. Nanjye ngahoza igishyitsi mu nzu, kubera ntago yasohokaga no kumuterura, baramuteruraga akana. Noneho ahita aba n'ikiragi. Ubwo ngiye kubona nko mu masaa 10 mbona ampereje ukuboko, najya kugufata nkabona gushubijeyo, akongera akampereza ukundi, najya kugufata we nkamubaza ese uri kugira ngo nkwegure, akanyihorera. Umutima guragumya gurahirita, nko mu masaa 2 numva umutima gurekeye aho gusoma. Ndagenda murikaho agakara, nta matoroshi twabonaga. Muritseho sanga yakanuye amaso, sanga n'amenyo yakuyeho uruhu. Numvirije numva nta kuka karimo, kubera nagiraga ubwoba bw'ibyo bintu byazaga. Nawe murebye numva ubwa buraje. Nahise mfata amaso nyagira nka gutya, ndayatsindagira, gari kagishyushye, fata n'umunwa ndawufatanisha. Wari ufite imyaka ingahe? Nari ngejeje muri 18. 18. Sogokuru wawe niho yapfuye. Umenya kumubombeka amaso no kumufunga? Nagiraga ngo atanja. Wagiraga ngo atakurya? Nintabona amaso wenda ubwoba burashira. Nagiye kubona noneho njya no kubi. Neza umuntu ujyane hamwe, wagiraga ngo atakurya kweri. Kandi yarayaturumbuye cyane nkagira ubwoba. Nuko injya no ku birenge, mbona ibirenge biri gutandama. Fata akagozi ndabizirika kugira bitagumya kureba hirya no hino. Ubwo ndangije ndeba n'amabuye kugira bidahirima, ntangizaho. Rero mbona umukecuru ahagurutse, arabyinnye aho nijoro nyine. Ibyo wabikoraga se nyogokuru wawe hari? Ariko takubera umusaza yajyamaga ku ziko. Ahari apfa hari ntiyagira icyo akora, bari ubikora. Ndi ukubyirara, ndi ukubya yarasigiriye ariko. Yego. Nuko ubwo namaze kumuzirika ayo maguru n'ayo maso, maze kuyabombeka, noneho atari yapfa, nyokuru yaravugaga ngo iyo umupfungwa apfuye, ngo umuntu ngo ntamujya mu ruhande, ngo imbeba ziramurya. Ubwo namaze kumworosa, kubera ari gusamba n'imyenda yari iri kumuvaho, naragiye njya gushaka abahungu be bari hafi, yari afite abahungu 2. Mbona umukecuru
arahagurutse agiye mu makoti akuyemo utwari turimo aratubitse arangije ajya guhagarara ku ziko arabyina ari sinzi n'ibintu ari kuvuga. Nuko nkamwitegereza ariko nje nkababazwa na sogokuru ugiye. Ubwo abahungu be barahageze barebye mu ntuza ati wenda bamuhambe neza, basanga nta kantu karimo ati nta gafaranga yagwaye, nta gafaranga afite. Naho umukecuru yamaze kurigeza mu kimuga kera. Icyo yashigajemo ni itabi. Mbona bakuyemo itabi aba ari ryo bajyanye. Ubwo nka mu gitondo umukecuru yaraye ari kubyina, ubwo mu gitondo bakaba banyohereza kujya kureba bondabyira barabafasha. None se yabyinaga ntabwo wumvaga indirimbo yaririmbaga cyangwa amagambo yavugaga? Yavugaga ari gushinyiriza gusa, ntago ndabivuga byo. Kubera iki? Yabivuga hari icyo urabase? Abajya bavuga ngo usubira mu gitutsi niba ubutukanye, ariko wowe ntacyo waba. Ndabivuga. Ngaho komeza. Ubwo naragiye kuri wa muntu wambyaye batisimu, ati sogokuru yapfuye. Nawe agiye kuca intege arambwira ngo arega abasaza barapfa ngo n'impinja zigapfa. Ubu ndagenda mbwira abandi, ngarutse sanga umukecuru aracyari kubyina. Abantu bamaze kuzura, umukecuru aragumya arabyina uruhande rwa wa murambo. Noneho mukeba we ariko badasangiye abagabo bo mu muryango, niwe wamubwiye ati ese nkawe igihe wafatiye buriya uranezerewe cyangwa urababaye? Ndamwungura none se ko nariko yanaraye mu mwihorera ko ari byo yumva. Yego. Ubwo umurambo bawukuye mu nzu. Baragiye noneho barambwira ngo kuva baranzanye kera ngo ndi nkaho ngo ndi umwana mu rugo ngo ningende ngo nje kumuhambaho. Kera ntago bemeraga ko abuzukuru bagera kumva. Yego. Nagiye ndamushyingura. Ubwo tugeze mu rugo, icyo gihe bahambaga mu rugo. Tugeze mu rugo umukecuru noneho amaze kunywa inzoga. Noneho amera noneho nk'umusazi asumbyaho. Arahabyina araharimagura koko. Ubwo abantu baritahiye kubera ntago babirangije, baragarutse ikindi gihe kuza kwishima. Ubwo nanjye naragumyije njya gusenga. Hakabaho amashengesho y'iminsi 2 cyangwa y'umunsi umwe, nka gutya amashengesho gateguwe y'abaririmbye ati hagakurikiraho n'ay'urubyiruko, hakazakurikiraho n'ayo abayobozi. Nkabona amashengesho gabaye gikurikiranyije. Abase Mana noneho ubu nzajya ntahira hehe? Mana rero umpikiraka nzabona ibyo sigira uyu mukecuru. Kandi kubisiga si ukuba bari babibuze, uretse kungerageza gusa. Yego. Ubwo umunsi umwe ngeze mu rugo arambwira ati ngwino hano nkubyire. Niwe wanyise Pasikaziya. Pasikaziya ngwino nkubyire. Witwaga narabamenye gusa? Yego. Ngwino nkubyire. Nanjye numva noneho ndi mu rwego kuva ampamagaye. Ngeze ati icara hariya. Ati uzi ibyo ngiye kukubwira? Ndavuga ntago mbizi. Icara rero untege amatwi unyumve. Ati ntuzi ko sogokuru wawe yapfuye? Ati ndabizi. Ati ntuzi kujya gusenga muri ayo madini yanyu? Ati ndabizi. Hari ubwo waje ngo nkuraze hanze? Nkikiriza ati oya ntago wahandaje. Kandi ntago yigeze ahakuraza? Nuko natahaga kare. Ngiyo nabaga ndararayo, naheraga kuwa mbere ndi kwihonga. Arambwira ati umva rero nkubyire, ntiwigize umugabo? Ndavuga ati hoya da. None se hari ubwo wongeye kucururiza? Ndavuga ntago nabikoze. None se ni iyihe mpamvu utatumye ubikora? Ndavuga ati ariko se nyogoko wowe urebye uri kubona ninjya ngucururiza
urabona njyewe nzajya ngera ku 9 gute ntunakangurira wenda ngo ngumye ndudire ngucururize n'utwe tuvuta ntutungurira ku mutima ese azaba atamaye bya biryo umwenda ni wazangurira ariko simbivuge ntega amatwi rero nkubyire ibyo uzajya umpahira uzajya umpahira ibishyimbo kandi arabihinga uzajya uhaha ibirayi uzajya uhaha umuceri uzajya uhaha gano majeri gamenaguye gano gatari uzajya uhaha ibirayi nurangiza ungerekereho kuri amukati wa nzaba nubaka ndamubaza ni ibyo gusa ati n'imirimo yo mu rugo nyine uzaba uri kuyikora ku buryo nzajya mbona isuka ahangaha utazajya undataho ngo wagiye gusenga arambaza urabyemeye ndabona ndabyemeye ubwo mba ngiye gusenga ndavuga ati Mana rero uzi ikigerageza umukecuru yasize imbere kandi uzi amafaranga nkorera nanjye uzajya ukorera mu bantu nanjye mbone ku myaka 10 n'ingahe ndi kugenda ndi gukura ndi kugeza muri 19 arongera arambwira ati nzabona izo mbwa ngo zigeze hano amatwi nzayakoramo nzabona hari akasore cyangwa akagabo kageze hano ayo matwi nzayakoramo nzabona hari ubwo buntu mwihaye ngo burabasengera bugeze hano nabwo ntuzankira ndamwihorera ati iyo ngira amahirwe ukajya unanyemerera nkabona ngiye no gusenga nkabasanga ubwo nkajya mu kiraka Imana nayo igakorera mu bantu niba nakoreye umuntu nkabona ankubise nk'ingereko nanjye amafaranga yanjye kagasugira nagera mu rugo nkamwerekaho makeya nkamubwira ngo ayandi se uri kubona ko nayahahishije urugero bamaye nk'ibishyimbo cyangwa nabonye n'ibirayi kera imirimo itaravumwa hari igihe wakoraga ku rugo rw'umuntu mugakuramo ibirayi nkabona nabyo barampaye nkagenda nkuraho makeya ku buryo umunsi wo gusenga uzagera wo kwirigwamo mfite ayo nzagura bya bintu yambyiye umunsi wa 5 nkaba nzi ko ndagura wa mukati nkamugurira n'igikoma nkagura n'isukari ubundi nkagura n'utujyo twiza nkabona nkagenda ariko nubwo nagendaga yarambwiraga ngo ufite aho urataha kandi maze kubimusigira nkamwihora nkigendera nari narabaye nk'ikiragi yarabitekaga byo ukabibonaho nize kubona ku inkono kwiri ku ziko ku muriro ngeze iwacu ugeze iwanyu kwa mama wawe sinarinzi kwa mama wanje sinarinzi ngo bashyiramo umunyu gungana gutya kuko sinegeraga iziko sinarinzi ngo bashyiramo amavuta gangana gutya kuko sinegeraga umuriro napfaga kubona ampaye ibyarama iyo nabaga nagiye gusenga ntiyasigiraga nabijyagaho ari uko mvuye kubikora bigashya ndaho ngaho abona aranyaruriye ampaye ibyarama ariko nabyo ngashimira Imana kuba mbibonye ntabaye nka cya gihe kera yego ubwo aragumyiza aranyemerera ibintu ndabibona nkajya mbona ibyo ndamusigira noneho igihe kimwe mbona umugabo aturutse iyo hirya kwa Baduwari mbona ntatamuzi ageze mu rugo mbona umukecuru aramwitegereje bukira kigiye heze ngo wabona kira kandi kije hano ariko yari umuntu uri kwihitira ariko ari gushaka aho aracumbika agiye ngo yari atuye ku Kivumu ariko akaba agiye imurunda ngo ariho bamubyiye ngo azajya kwinyuza mu cyuma kandi ngo nibasanga indwara ariyo kubarwa ngo bazanamubaga ubwo umugabo yaraje ati ndi gushaka aho cumbika mu gitondo ngo mbone ngo uko ngere imurunda hakiri kare ngirigenda abonanira na dogiteri none se uri kugira ngo bagukorere iki
kandi kugira ngo mucumbikire. None se urenze zirango z'abakire uje ahangaha ubonye ariho heza. None se ku mutima ariho gunyerekeje we rero ntiyaramuzi. Yego. Ngize amahirwe mbona yicaye ku kabuye kari kari aho ngaho kuko yarambujije sinkamusohorera intebe kandi sinkamwicariza abantu muri saro no mu cyumba sinkabagezemo. Umuntu yari yicariye aramuganiriza akagira ngo ari kuganiza umuntu, naho umuntu ari kumva wapi mu mutima, ariko akajya acira, ariko nje nkabona ko ari kumucira ariko we ntabimenye. Akagira wenda ngo ni ugupfa kwicirira. None ndatekereza ati ese uyu mukecuru ko atajya nanjye ubwanjye ko atabimpa, none uyu warabimuha. Mba ndahagurutse ngiye mu nzu, mbona umukecuru ampagurutse niba yaragize ngiye gukora mu nkono. Ageze mu nzu arambwira ati umva nkubyire, ufite aho uramuraza ntimukaye mumbeshya ngo ni abashyitsi baje gucumbika mwasezeranye. Ngaho ndi kuvuga gahoro iki ko ndi mu nzu yanjye. Wa mushyitsi nawe ari kumva. Ubwo nanyuze mu wundi muryango njya gufata ideni mu rugeti kuko nari nzi ko batarabimuha ibiri mu nzu ko batarabimuhaho kandi ntibaremera ko ndabiteka. Yego. Njya gufatayo ibiro 2 n'igice by'ibirayi. Naraje ndongera nyura muri wa muryango, umushyitsi ari hanze. None nta kuvugana. Ibire niba yarabonye urubaba rw'umwenda ndi guhita, mbona arongeye aragarutse. Ngo ntiwaye wanze se kujya kubigura, ngo ariko ntubonye igabo ryawe ngo subiguze, ngo dore uguze n'ifutada. Ngo narinzi ko yafite. Ngo ndakubyiye ngo ibi nubiteka niwo mugabo ari kumva. Uraramuka umpaye ibyo hejuru turabonana, ubanza unyarurira ibyanjye ubone wuzuza ibyo bishoferi byanyu. Igisuperi ntawe yarazi kukivuga. Wuzuza ibyo bishoferi byanyu mugende muhigugwe musegete. Ubwo naranabiharuye ndi kugira ngo wenda aravuga ngo nishyireho n'udushyimbo turi mu nkono. Naragiye ndacanira, sinari nzi ngo barakaranga, ndangije mvumbikamo yamamesa. Ndacanira ibiryo bihiye, mbona arahagurutse aje kwicara ku ziko. Iyo nkono niyo nari ntetse bwa mbere. Ariko nyima amazi kuko n'ibyo yatekaga nabonaga byaba ibirayi akabikarangura, ntago yanywaga isupu. Ubwo ibirayi nabiteruyeho ndamanza narura imbehe yantegetse. Ubwo maze kubimuha niko ari kuciraguraho, ari kujya mpirika ariko nkihangana nkongera ngasanga wa mushyitsi nkamuganiza simwereke ibimbayeho mu nzu. Ubwo ibiryo narabyaruye ntangije shyira ku isahani, mbona nta no gucagata bera yantegetse iye ko ndayuzuza kandi nta kindi kintu nasizeho. Ngo byari birayi gusa. Yambujije simusuromere n'imbogeri ziri mu ntoki. Ubwo ibyo sizeho ibyacu, mbona nta no gucagata isahani. Naragiye ndamubwira ati nimujye mu nzu hari ku kwezi. Mukecuru ari kundeba nkaho yanyishe. Umugabo yagiye mu nzu nzana twa turyo ndutereka nka hariya. Nawe agira rero ngo ngiye kujya ngo ubwo ngo ngiye gusangira n'umukecuru. Ndamubwira ati nimujye, none se ko mudutunguye nyine ko nta kintu twari dufite, nuko nyine mwihangane. Ubwo naragiye nyura mu wundi muryango nicara hanze, barajya numva arampamagaye wa mugabo ngo ninze njyane isahani. Naragiye nyikuraho ati mushyira n'amazi arakaraba. Ubwo ya sahani nyigejeje aho umukecuru ari, yego ngo iyo naninda gusa murabimaze kandi se twayitunganiye kandi sinanaturiye. Ngo ngo nzaba ndabarirwa zino ndara. Nyine we yarakurikije ibyo yamaga, nyine akabona ko nari byo binamaza, akanabona ko nta mujinya mufitiye. Ubwo umugabo mu gitondo naramubwiye ati rero njyewe ndajya mu kiraka,
ati nta kibazo rwose, ati ese ko mwangiriye neza. Ndamubwira ati rero niba zakunyuza mu cyuma ukabona ari iyo kubagwa, nimbona utinzeyo nzamenya ko bakubaze. Imana ningirira neza nkaronka nzagusanga, nzaza kugusuhuza. Ubwo nagiye kubona mbona iminsi 3 irashije atongeye kuhanyura. Mbona uwa 4 guraje, ndavuga ati buriya baramubase. Ubwo nagiye mu kiraga naho mbona bampaye ibirayi, bampa n'amafaranga. Bya birayi nabitabye mu kigunda njyana amafaranga gusa. Nk'ejo ingi mu Runda ngezeho koko sanga baramubase. Arashima, yemwe nta n'umugwaza yagiraga, nta n'uwamugemuriraga, nta nabi wabo bamugezeho. Yego. Ubwo ibyo bindi nabihaye abantu nasanzeyo basa nk'abasangira bari ku gitanda. Ubwo narongeye ndiyizira, ariko nashigaje ayo nzereka umukecuru umwereke ko nari nagiye mu kiraka. Ko utari wagiye i Murundi. Nageze mu rugo karara, kumubangutse uyu muntu mwakoreye ameze ate noneho? Yego kutinoza abantu barahwana, yambyani nigendere hari hashisha. Ubwo nk'ejo ndongera asubira mu kiraka. Ngeze mu rugo sanga umugabo ngo baramusezereye, bamusezerera bwije, yagarutse aje kurara mu rugo. Ndavuga ati noneho mana simbi, namubonye ngitunguka ku irembo. Ndavuga ati uriya ni wa mugabo noneho sindaruraramo. Icyo gihe ho nari ngize amahirwe nanzanye ibyo barateka. Naragenda bitunganya, none harambuza simbikoreho, arabyitekera. Yarabitetse bihiye, arampamagara ngo ninze njyane tujye guhigugwa. Guhigugwa gusangira no guhigugwa nyine ubwo tugiye kubimiragura cyane mu kanya ngo tuzanye imbehe turabimara. Niko guhigugwa. Ubwo ndebye twatujya duhaye ndinyoza, ariko pfa kutujyana ntumutereka imbere. Ariko ubwa mbere yambyiye wibeshye usasira ikirago. Igihaza ko arara bwa mbere. Wibeshye unyegurira intebe ye yarayegetse ku buryo ntawe nzayicazaho. Wibeshye unyegurira intebe kandi wibeshye usasira ikirago, usasiye myenda yawe. Umukecuru nabandi kuganira na wa mugabo nkabona asa nk'uwubukuye inyegamo. Nta nzugi zayo zirimo, hariho izo hanze gusa. Nkabona aroroseye buhoro akareba niba hari ibyo turi gukora. Abona umukecuru asubiyeyo, ariko umugabo we ntamenye ko namubonye. Naho umukecuru ngo ari kuza kureba ngo arebe ko turi gusambana. Umukecuru nkabona arongeye asubiyeyo. Ubwo shashe ndabati ngiye kugisasa nishaka za nkubiti. Ikirago naragishasha sasaho n'umwenda, nta mashuka twagiraga kera da. Ubwo muhano wo ariyorosa. Ikirago cyo cyari kimwe, ibyo ndaraho byo nabihishe ntago nayi kubirazaho umushyitsi byari bimaze gucuya. Nuko umushyitsi arijyamira aravuga ati rero rwose je ndi kubona rwose mwarangire neza mu mpaho kuryama, ati rwose n'umukecuru wawe ni umuntu mwiza, ati dore ntago yaje no kuturogo ya wenda ngo atubuze no kuganira, ati rwose nanjye ninzagera iwacu nzakuzanira urukwavu ariko rw'igisekurume, ati kubera rwose aho wankuye i Murunda abantu banyima ngo singira ungemurira, ati rwose warakoze. Ariko nubwo yabivugaga nageraga mu mbere ipfomo zikananyica, ariko sinkora. Akagira ngo kuba atavuga ngo ni urugwiro bamugiriye iki. Ubwo umugabo yarigendeye. Hashije nk'ukwezi mbona atungutse aho hirya. Afite ikintu kiri mu mufuka ku rutugu. Afite n'agafuka kuzuye k'agafarini. Mbona bituye mu rugo. Noneho mbona umukecuru arasetse. Yayibutse kujya kubipfundura, asanga ni inyinya n'imyumbati
harimo nk'ibiro nka 4 by'ibishyimbo. Yemwe ati rwose pe tisinguye umuntu naho Pasikazi yasenga ku mutima se bahahinguke abakire bamukire. Ubwo ntiyavuga ati wenda noneho duteke kuri bya bindi ibye ngo teke umwumbati, guteke no kuri izo nyinya ngo ushyiremo wuzuza amakono mubone uko murahaga. Icyo gihe yaraje ari burare se? Yaraje ari burare. Hari nimugoroba bwije. Ubwo ndabitunganya maze kubishyira mu nkono, isafuriya yari ntoya ntago byari kuduhaza, none nteka byinshi koko. Bihiye mukecuru ajya imbere ajya kwarura, cyakora mbona arengejeho ibyo yari mukecuru abona ari gutinda mu buriri. Ariko iwanyu muzi kubyetera kusengo ko izuba rivuye kuragenda ryari? None se ngo ko ndatega hari ikibazo ndagenda bukeya. Ngo ngewe iyo najyaga iwacu ngo nabyukaga ndi kuza da, ariko nabwo ngo sinapfaga kurara mu gasozi ngo kereka ngo y'imigezi yabaga yuzuye. Mukecuru abona ari gutinda mu buriri. Ariko iwanyu muzi kubyetera kusengo ko izuba rivuye kuragenda ryari? None se ngo ko ndatega hari ikibazo ndagenda bukeya. Ngo ngewe iyo najyaga iwacu ngo nabyukaga ndi kuza da, ariko nabwo ngo sinapfaga kurara mu gasozi ngo kereka ngo y'imigezi yabaga yuzuye. Ngo niho nararaga mu gasozi. Umuntu w'umugabo ngo yarara mu gasozi saa 12 zikagera, saa 1 zikagera, uwo mugabo akiri mu buriri, ubwo aramuhindukiranye kandi yamutuye. Umugabo yahise abyuka arambya nimuhereza amazi akarabe, arakaraba muha n'isabune n'utuvuto. Ariko muri uwo mugoroba kubera yaje yambaye ishati, namuhaye umwenda igihe yari yicaye hanze ngo niyifubike, kubera ntibari kumwemerera kujya mu nzu. Ubwo noneho maze kumuherekeza, umukecuru aravuga ngo sinabivuze ngo wamukindikije imyenda se atari igabo ryawe, nkamwihorera nayo narabaye ikiragi. Ubwo umugabo abona nzinze ka gafuka, abona nta kantu usizemo, kandi munsi y'urugo imicakara iri kunigana, nta kuvuga ati wenda duce n'agatoki dushyiremo n'agaseri na kamwe. Naramuherekeje, tugeze ku Gakeri nguriramo ibirayi 10. Aba ati rwose pe uri umuntu nuko nabonye umukecuru wagira ngo ni inyamaswa. None iyo ubimubyiruha agiye ukareba icyo agukorera. Ubwo umugabo yarigendeye. Amaze kugenda ubugwayi noneho buri kurushaho. Uwo mugabo oya ibyo bibazo byanjye yego biri kurushaho. None se tarakomeza urukwavu narugejeje mu nzu. Aracyitegereza cyari kingana umusozi. Yemwe ati rwose uyu ni umuntu rwose abonye ko twamukuye ahakomeye, nawe aravuga ati reka nzane kano kantu nkabashimira. Ku mutima si yamuhaye iki? Yatahasanga ubundi n'inzara ntiyari kumwica. Nuko ubwo igikwavu cyamaze nk'icyumweru, arambye ati yewe ntago washobora kurubaga se ngo urumbagire? Ntago nabishobora da, keka nitujya kureba bararutubagira. Ajya kureba umuhungu we, ndabati rero mugwice nagiye nimugwice mpari. Nagiye gusenga asanga bakishe, cyakora yasigiye isupu izindi aha abahungu be. Ubwo nyine aranezererwa ari kurujya, ariko mpingutse ni hahandi ndanasubira nk'uko narindi. Birangiye imbafashwe n'ubugwayi bwo kwituma amaraso, ndagenda ndabaho mu nzu.
umuntu yahagera ati ese Pasi yagiye he? ngo yo mugiye kumureba ngo si ngo waracuramye aho mu cyumba. Nkumva niko ababyeyi. Undi yahagera ariko nubwo yabyaga nibaze kundeba ntawe ari kuhahinguka. Yari kurira umuryango yamuje kumuhubanuza. Ubwo hagera abandi nkumva arababyiye. Ese Pasi yagiye he ko tutamubona? Ngo si ngo warahenye ari muri saro. None se yaheneshejwe n'ibiki? Ayikura ngo winzagiye kunyicira ngase nyine ngo ko atakijya kunzanira ngo icyonjya ngo none nyine inzara ikaba igiye kunyica ngo warahenye ngo niba agwaye ngo niba ari bivuge bivuge ngo warahenye niba agwaye ka karosoke simbizi ngo nimujye kumubaza. Ubu cyakora ngize amahirwe umuhungu wewe wo ku mugore wa kabiri ahageze nawe amubwira gutyo. None araza we asanga iyo ndi. Ese wafashwe ute? Nituma amaraso none nkabura n'ujya kumenera. Urujyo go yararumpaye nzajya nitumamo ariko nkabura umuntu ujya kumenera. Nuko aravuga ati iyi ndwara ni macinya nta yindi ndwara urwaye niyo bituma amaraso. Mpfa kunyigira ati none se nzayikizwa n'iki? Afata ukuboko aranjyana hanze banyicaza ku mucaca gwari guhari. Ati ikintu ngiye kuguha nudakira nta handi hantu uzaba utegereje amakiriro. Ati nimumanure kiriya gitoki kiri hariya. Yabakuye icyangoma. Iki gitoki ugiye kugihekenya paka ndahaguruka hano ari uko ukimaze. Ngiye kenya ari kibizi kitageze no mu ziko. Gitoki barantonorera naratonoraga ngatitira. Mba nciyemo igice nkimara ari ukwihambira. Mbona ikindi gice ndakimaze. Noneho bigeze aho birafatira mu muhogo nkajya mbura ukuntu mbimira. Arambwira ngo nindekeraho ngo ngaho buryamye aho ngaho ku mucaca. Narajyamye mbona ndakangutse ntonge kwituma aho njyamye. Igihe mpagurukiye tsutse ngeze nkaho epfo kubera numvaga bije ngatsukisha ikibuno na kumugongo. Ubwo mbona birarangiye. Ubugwayi mbona ndawukize. Promesa. Nuko ubugwayi maze kubukira mbona Imana ingiriye neza. Ngiye kwituma nituma bya bitoki. Mbona ntago nongeye kwituma amaraso. Nuko mbona Imana nyine Imana irayinkijije iyo ndwara. Mikrofoni yegereza. Ubu Imana imaze kuyinkiza ndagumya ndadudira nkajya gusenga noneho Imana ikajya imvugaho. Humura nubwo bikomeye nubwo biruhije humura nzabana nawe. Kandi nzagukiza wowe upfe kunkorera neza. Ubwo nkagira ati wenda kuva Imana ivuze ningera mu rugo ndabona agatotsi nkabona noneho birushijeho. Noneho ngezaho isa nk'uwiheba. Aho ubundi se igihe nahereye ndi gusenga Imana ikabitarankijije ubundi bwo kandi wabona ni hahandi hanje. Ngezaho ndavuga ku mutima yatekereza se nk'Imana yankijije biriya byose ikankura hariya n'ibindi zabikora reka ngumye ngende. Biratinze ku rusengero barongera baratora. Batorera iki? Abarimu bisomero. Nabwo barantora n'uzarubara.
aho baramutora. Noneho isomero barisizeho habaho uwa gatatu n'uwa kabiri n'uwa mbere. Yego. Turiga ariko icyo gihe ubwa mbere na mbere nari narahasanze umwarimu uriya wigisha i Gasunzu. Yego. ari umusore akatwigisha akadukurura amatwi, ariko Imana irafasha ndabifata. Nari ngize baguteye nk'umwarimu nawe uzajya wigisha. Ibyo badutoye nyuma twarize. We bagukuriye amatwi urabifata. Nje na musaza wanjye nitwe twabitsindiye. Yego. Ubwo maze kubifata babatoye abandi barimu, uwo wundi amaze kubivamo. Naho mwarimu usanzwe ari ukomeye nyine wize amashuri aravuga ngo njyewe nzajya nigisha mu wa mbere no mu wa kabiri. Ariko nubwo yabivuze no mu wa gatatu yambwira nabyo nari kujya mbyigisha kuko nari narabifashe. Yego. Nuko ubwo nkajya mwarimu yaba ataje nkigisha abo banyeshuri bose. Umuntu utarabifashe ni mukuru wanjye. Na n'ubu niba hari ibyo azi mbona asoma Bibiliya ntago mbizi. Yego. Ubwo nyine ubuhamya bwanjye ndi kumva ngiye kuburekeraho. Nuko ndongera afatwa n'ubugwayi. Wenda reka iki gice cyose naho tugihinira ngo tuzakomeza ikindi gihe. Ahubwo ubu ngubu amakuru yo mu rugo. None se ko ndi muzima. None se kuri muzima, none se ubayeho gutubona ibyo ujya gute? Ibyo njya ubundi kubera nyine ntagira icumbi, ntagira aho mbarizwa. N'ubu ngubu ushobora no kugera mu rugo ati mvira mu nzu. Aho uwari washatse mu gitondo yazagaruka ntaba ariho asanga. Ubwo ngahira mu gahirahiro kubera ntagira ahomba. Ubundi singira isambu. Wenda nzayihinga igihe ntabonye ikiraka inje mu wanje. Ubwo ubundi uko mbayeho ni nk'uko Imana ikoresha abantu. Nkabona harunzaniye ikiro cy'ibishyimbo, harunzaniye ibijumba, wenda abandi yabakorera amatishikirana kano kavi wenda ugahingemo utugozi tuzagabana. Ubwo iyo nakibuze ukuntu mbaho rwose sinamenya ukuntu Imana imbeshejeho. Yego. Nkabona Imana ikoreye mu bantu bampaye ibiryo n'ukwezi nkakurangiza ntahashye. Mbona bampa n'imyenda nkabona barampaye, n'inkweto nkabona barampaye. Ikintu ubundi kindushya cyane cyane wenda batampa ni ugushaka ikayi y'umunyeshuri, ngashaka n'umwenda we. Ubwo niyo neforome imba nabonye, ubundi naho iyo kujyana ku rusengero ntayo. Yo kujyana ku rusengero ntayo, ubwo keretse nyine yo habonetse umugira neza nka gucyo wambaye, ushobora guhura n'umuntu mu nzira ibyo uri kumubwira ntabyemere kari kubona ubayeho neza. Ariko iyo Imana yabigenje neza ubona uramutse. Mbona ndamutse. Nese abana bo biga mu wa kangahe? Mwe ni mu wa kabiri, ariko nyine hari igihe asiba nabuze ikaye cyangwa nabuze ikaramu. Ari nta gaceri mbona nk'ubu kuva mu kwa gatatu nkoreyemo amafaranga kabiri. Ubwo ni ibihumbi bingahe? 2. Ibihumbi 2 kuva mu kwa gatatu tugiye kugera mu kwa gatandatu. Ubwo umunyu wo ndasaba. Wabona narakuzambiye ukampa igiceri nkajya kuwugura nkaba nduhutse. Nuko mbayeho. Ndumva ubuzima butoroshye, ariko nicyo cyatumye uza hano kugira ngo twiganire ku ntambwe z'ubuzima bwawe. Hanyuma se muri ubwo buzima bugoye bucyo, ubushize waratubwiye ngo uri dirija wungirije
wa korari, ubifatanya gute no gukorera Imana mu buryo bw'ubudirija no kuba umukristu? Mbese ukora ute kugira ngo umurimo Imana yagushinze wo uwukore neza? Ubundi iyo nibutse aho Imana yankuye ndavuga ati nisiba wabona bigarutse, ntago ndeba ngo nuko ndararira cyangwa ngo nuko ndaburara. Iyo ngiye wenda urugero nko gusenga, hari igihe njya gusenga nta kintu ufite, nagera mu rugo niyicariye nkabona agatete gaturutse ku irembo, ntarinzi iyo karaturuka, nkavuga ati nk'ubu se yo siba buse nari kuba nigoye iki? Noneho kuvuga wenda ku cya 10 ti wenda ngitanga uti, iyo hataza kubaho isoko ry'umugisha sinari kujya ntanga icya 10, ariko nka gutyo yo banzaniye nanjye njyanaho kuri ibyo bampaye bakabishyira ku isoko ry'umugisha, nanjye nkabona icya 10. Kandi ngasaba Imana, kubera twigeze kubona umushyitsi aratubwira ati ubukire bw'umuntu, kugira ngo umuntu abeho neza ugomba kugira urukundo, ukayutanga n'icya 10 ukirebera, ntuzamenye ukuntu ubayeho n'ujya utanga icya 10 ukagira n'urukundo. Ndavuga ati ese ubundi urukundo nzajya mbangeye ibyo nkuye. Noneho iyo babimpaye ntago ndeba ngo nuko nashonje, nanjye ndeba nk'umuntu nanjye udafite ukuntu, cyangwa wenda afite ibyo adafite ibyo banzaniye, nanjye ngakuraho dukeya nkamushyira ku gasuperi. Iyo nkamushyiriye yo bitari byashira njya kubona nkabona undi aranzaniye, naba natanze icya 10 muri uko kwezi ntago nicwa n'inzara, ngashaka ibiryo bivuye bikanyubira. Nukubayeho ni Imana y'Imana, ni mu kwizera. Ariko ijambo ry'Imana nyine icyo ridusaba ni ugukora ibyo tugomba gukora, kuko kimwe mu 10 ni itegeko ry'Imana, ndetse kugira urukundo naryo ni itegeko ry'Imana, kuko niryo tegeko rishya Yesu yaduhaye. Ubwo rero kandi uracyariho, unakomeje kubaho, kuko iherezo ry'ubuzima siri ubu twicaye imbere ya kamera, ahubwo n'ejo uzaba uriho n'ejo bundi cyane. Ndagira ngo rero wenda nk'uko wabisabye tuse naho tushoreje iki kiganiro hano, ubukurikiyeho tuzakomeza uri kuvuga ubundi burwayi nk'uko wari ugiye kubuvuga. Ahubwo ndagushimira kuko wemeye kuza kwitaba ubutumire, nubwo wari uri muri ibyo bibazo cyangwa uri muri ibyo bibazo bimeze nka gutyo, ariko Imana yonyine niyo imenya uko umuntu ari none n'uko azaba ari ejo. Niyo mpamvu tugomba gufatanya twese twizera Imana, kuko inzira z'Imana zirenga 1000. Imana nzi ko izajya igira uko ibigenza tugakomeza tukabaho. Reka rero nongere shimire umuntu wicaye akadutega amatwi, akumviriza, akumva buhamya, kumva uko umukozi w'Imana abayeho, nubwo bitameze neza ariko nk'uko abaho mu buryo bwa manu, umuntu akamusura n'undi akamusura, nawe ushobora kubyumva ukaba wamusura mu buryo bugiye butandukanye. Kandi aha ni ku cyatumye ubaho cano, nk'uko nababwiye yabereyeho kugira ngo ibashe kwereka umuntu ko atari we wenyine uriho mu buzima bubi. Ubu uyu nawe yumva abayeho nabi, ariko hari undi ushobora kuza nawe ugasanga abayeho nabi kumurusha, ariko buri wese ishuri rye riramukomerera yarige. Riramukomerera. Umwe ashobora kuvuga ati runaka yarabyaye ngiye sinabyara, akumva kutabyara ari ikibazo. Undi nawe yarabyaye abura icyaha abana, akumva wundi utarabyaye ufite ibintu nawe afite umutekano, ariko ishuri ryose rirakomera
iyo waryinjiyemo. Ndagira ngo rero nkwifuriza amahoro y'Imana wowe wadukurikiye, kandi umenye ko atari we wenyine, n'ibibazo urimo si ngombwa ngo biguherane, ahubwo tugomba guhanga amaso igorogota kwa Yesu, niho dusubirizwa ibyifuzo. N'ubundi rero twari mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Ruhango, ntara n'Iburengerazuba, kagari ka Kavumu, niho twakoreye kino kiganiro. Uyu mubyeyi niho atuye, gusa nta na telefone afite. Umuntu rero ashobora gukenera kumubaza bisesuye ubuhamya cyangwa kugira ikindi kintu amubaza, ubwo telefone mwakoresha izaba ari iyanjye, namugeraho vuba. Murakoze cyane, reka tumusabe anasenga Imana. Imana ifite imbaraga n'ubutwari, urakoze, ndagushimira, ndaguhimbaje, gushimiye ko wandinze nkivuka, nkaba ngejeje kuri uyu munsi no kuri ino tariki, ndetse nkaba ngejeje no muri uku kwezi. Ni ubuntu bwawe n'imbabazi zawe wangiriye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Narashonje urangaburira, ndwaye urasura, nabuze umwambaro urawumpa. Ibyo ni ishimwe n'umunezero, ni ibitangaza wankoreye byinshi, aho ntabashaga kugera warahangereye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Narakubonye mu bicuku by'ijoro, narakubonye ku manywa y'ihangu, izina ryawe nushyigwe hejuru. Nuko rero nejejwe no kuba wandinze, ukandindira intambwe zanjye, nkaba naringeze aha hantu. Habwa icyubahiro. Ni benshi Mana bwakeye bari guhumeka, ariko iyi saha akaba ari benshi batambutse. Mana ariko twebwe uracyaturinze, njyewe n'imiryango yanjye uraturinze, ndetse n'abana wampaye wabarinze, ndetse n'abaturanyi duturanye wabarinze. Mana izina ryawe nirishyigwe hejuru kandi nuhimbazwe. Nuko rero Mana ifite imbaraga n'ubutwari, mu rugo nahasize umurwayi, nisanga hari icyo uri gukora, nabwo ndahimbaza izina ryawe. Gushimiye ibyo wankoreye, nkuragije ibiri imbere. Ngaho ibirenze hejuru y'ibyo ngusabye ubiduhane n'abera, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe tukabamburwa. Amen, amen, amen.